Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza muri iki gitondo cya tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026, aho tugarutse muri studio tugiye kureba amakuru akomeye cyane aramutse agezweho muri iki gitondo mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi. Ari kuvugwa imirwano ikomeye cyane Mushaki, havuzwe iturika ry'ibisasu rihambaye ndetse amakuru aturuka yo akavuga ko harasiwe abarwanyi benshi cyane mu twe twaje 23 ani muri teritwari ya Masisi. Ibi byongeye kugaragara na none ku yindi nshuro muri teritwari ya Nyiragongo mu gace bita Muja, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga. Ibi bisasu cyangwa se iturika rihambaye ry'ibisasu ryawe muri aka gace nk'uko amakuru aturuka bivuga, rikaba ryari rigamije na bamwe mu bayobozi b'umutwe twaje intwaro mu 23 bari muri ako gace. Ho muri teritwari ya Masisi kandi na none humvikanye iturika ry'amasasa akomeye cyane nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice bivuga, aho hafi n'ubundi n'umujyi wa Goma aho bita Karenga hafi ya Sake ndetse na Goma. None naho habaye iturika rihambaye ryifashishijwe mu bitero bya drone mu by'ukuri byakozwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibi byongeye kugaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo gifite gahunda yo kugaba ibitero kuri imwe mu myanya y'umutwe wa 23 muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse abenshi mu basesenguzi ndetse n'abagaruka ku ntambara ikomeje kugaragara ndetse no kurangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba babigarutseho bavuga cyangwa se batangaza yuko mu by'ukuri ibiri kuba muri utu duce bidasanzwe. Bongera kuvuga yuko mu by'ukuri byaba byongera kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho yo kuba kugeza kuri ubu ngubu muri utwo duce ibijyanye n'ikoranabuhanga ryifashishwaga n'abarwanyi umutwe twaje 23 mu kwirinda ikirere ryaba ryamaze gukurwaho, kubera yuko igisirikare cya leta ya Kongo bashije kwifashisha drone mu kubasha gutsinda iyo ntambara. Ibi rero biragaragaza yuko igisirikare cya leta ya Kongo kandi kibashije kongera gutangiza ibitero bikomeye cyane ku mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zaho, bigaragaza ugutsindwa kw'abarwanyi ba FC23 gushaka kuba gutangiye n'intambara ikomeye cyane cyangwa se yeruye mu mujyi wa Goma. Ibi birategurwa ndetse abenshi batangiye kuvuga ko hashobora no kuba kwitegura ibitero bikomeye cyane ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, cyangwa se iminoga zikomeye cyane ku ifungurwa ry'ikibuga n'andi makuru. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twareba cyangwa se twagarukaho, ariko mu by'ukuri mbanze tuza abantu mu by'ukuri bari mu bice bigiye bitandukanye mu Burundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari kandi nanone iyo irwota amasimbi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye i Burayi n'ahandi. Bifurize kugubwa neza, mbabwire nti mu by'ukuri ni by'agaciro kandi ni iby'ingenzi kuba mwabana natwe. Wibuke gukanda subscribe cyangwa se sabone nyaboneka hano kuri John Info, ndetse kandi nanone kora ku kantu kameze nk'agapfunsi cyangwa se nk'akagumi rwose kareba hejuru, ako ngako ni like. Hanyuma mu by'ukuri bizadufasha kugira ngo inkuru zacu zikere ku bantu benshi. Wibuke gusharinga, kujya muri groupe yacu ya WhatsApp. Rero reba link naguterekeye atangirwa ibitekerezo cyangwa se atangirwa inyunganizi, mu by'ukuri iraza kugufasha kugera muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere muri amasaha kabisa. Navuga ko ari mu masaha ya kare cyangwa se mu masaha y'igitondo, kubera ko turi ku itariki 9 twamaze kwinjira muri weekend, turi kuwa gatandatu. Ni weekend y'ukwezi kwa mbere ni weekend ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, aho twamaze kuyikandagiramo kabisa. Tugiye kwinjira mu tuntu n'utundi cyangwa se mu makuru n'ayandi, turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Tugiye kureba rero byinshi bikomeye cyane cyangwa se bikomeje kugenda bigaruka nk'uko natangiye mbivuga mu mujyi wa Goma. Situation iramutse ivugwa, ese mu masaha nimugoroba byari byifashe gute? Ni iki kiri kujya mbere hano ku mujyi wa Goma, cyangwa se nayahe makuru ahari hano mwuka byaramwe ko mu by'ukuri bitari kuvugwa ho rumwe? Reka twinjire mu makuru turebe akantu ku kandi twifashishije amakuru mu by'ukuri akomeje kuba yajya ahagaragara. Ntago ari uko mu by'ukuri ntabwo ari uko kugeza kuri ubu ngubu haba habaye igitero cyangwa se haba humvikanye igitero ku mujyi wa Goma, ahubwo ngiwe ikintu nshobora kuba nakubwira ugomba kuba wamenya ahangaha nuko mu by'ukuri buriya AFC 23 yari yarashyizeho mu by'ukuri tekinoloji ihambaye, yatumaga kugeza kuri ubu ngubu abarwanyi mutwe twaje 23 babasha kumenya buri kintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba kiri kwidegemya mu kirere cyabo mu bice bagenzura, by'umwihariko hano mu bice byegereye umujyi wa Goma, nko muri utwo duce nyine twa teritwari ya Masisi ndetse no muri Nyiragongo, yewe no mu duce dusatira Rubero twegereye mu by'ukuri imyanya ibarizwamo ibirindiro bikomeye cyane by'aba barwanyi. Ariko kuri ubu ngubu igitunguranye cyane kumva habayeho ikintu nk'iki cyo kuba kugeza kuri ubu ngubu mu by'ukuri
ibirindiro bya FC23 byatatswe cyangwa se uyu mutwe wa 23 watatswe muri ibi bice, ni ibigaragaza yuko iryo koranabuhanga ryari ryashyizwe cyangwa se ubwo bushobozi bwari bwashyizweho n'abarwanyi ba FC23. Amahirwe nabiri ni ukuba bwacitse intege, kimwe icya kabiri ni ukuba mu by'ukuri nanone bwamaze gukurwaho burundu. Ariko kuba mu by'ukuri hari icyabaye cyo ni ibintu birimo kugaragarira buri umwe uwo ari we wese, cyangwa se birimo kuboneka kuri buri muntu uwo ari we wese mu by'ukuri ibiri kuba byajya mbere noneho hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abenshi ni nabyo twagiye tugaruka cyangwa se twagiye dukomozaho mu by'ukuri, kuba ibintu nk'ibi ngibi bibaye ku barwanyi ba FC23 bari bamaze igihe baragerageje kwirinda, birongera kugaragaza cyangwa se birongera kutwereka ishusho mu by'ukuri inyuranye n'ibyo abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bari biteze cyangwa se mu by'ukuri basaga naho bategereje. Reka twinjire mu makuru nkubwire uduce turi kuvugwamo uko kurasana guhambaye. Mu by'ukuri ntabwo ndaza kwita ukurasana, ahubwo ndaza kuvuga ko ari igisirikare cya leta ya Kongo cyarashe ku myanya y'abarwanyi ba FC23, kubera yuko mu by'ukuri ntabwo wambwira ko drone nk'izi ngizi abarwanyi ba FC23 cyambere zabatunguye. Ikindi kandi nanone usibye no kubatungura ndetse n'umuvuduko wambaye ziba ziriho, mu by'ukuri ukavuga ko abarwanyi ba FC23 babashije kuba rwose barasana nazo, wenda byabaho kugerageza, ariko ibitero nk'ibingibi bya drone mu by'ukuri noneho bitunguranye biba birimo kurindwa mubi ku buryo budasanzwe. Nibyo ubundi icyambere mu by'ukuri byari byumvikanye muri teritwari ya Masese, mu gace Masisi Prito, mu gace bita Karenga ndetse n'uduce tuhegereye, niho hari humvikanye iryo tabwa ry'ibisasu. Karenga rero na gace kari hagati ya Sake ndetse na Goma. Niba rero wumva ko mu by'ukuri agace kari hafi ya Sake ndetse na Goma, ngira ngo ababizi neza cyangwa se ababyumva murabyumva ko ni bugufi n'umujyi wa Goma. Ubundi uyu mujyi wa Goma ku bw'abarwanyi ba FC23 ni kizira, ni ikosa rikomeye cyane. Ntabwo wagombaga kuba wasatirwa bigeze ahangaha, ntabwo wagombaga kuba wasatirwa bigeze ahangaha mu gihe bizeye umutekano wabo cyangwa se mu gihe bashaka kwizera umutekano wabo. Kuba rero mu by'ukuri ibitero byagera ahangaha muri aka gace ka Karenga ni ikimenyetso kigaragaza ko no mu mujyi wa Goma nyirizina mu by'ukuri ibitero bya drone bishobora kongera kwinjira. Bihabanye ku byo bavuze ko hari ibitero byaje bya drone bikarasa ku nzu yari irimo Umufaransakazi ndetse bikaza no kumuhitana hamwe n'abandi banyekongo babiri. Ibi ngibi noneho mu by'ukuri byo birakabije kuba ibitero nk'ibingibi biza ku birindiro biri hafi y'umujyi wa Goma biyoborwa n'abarwanyi ba FC23. Abenshi ntabwo barimo kumva uburemere bw'ibi bintu cyangwa se uburemere bwabyo, ariko ndagira nkubwire yuko ibintu bifite uburemere bukaze, ni ibintu bifite igisobanuro gikomeye cyane kuri bano barwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ndetse si ibyo gusa, abasabwa no kuba mu by'ukuri bakwirinda cyane, bagerageza gukumira ko bishobora kuba byakongera niba baramutse baba bafite ubushobozi. Gusa ni inkuru nziza kuri ubu ngubu ku bashyigikiye ndetse n'abakunzi b'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko mu by'ukuri barimo barabasha gutera imbere, barimo barabasha kugenda batera imbere. Ndetse icy'ingenzi cyangwa se icyo wamenya nyuma yo kugutera imbere kwabo, ikindi ugomba kuba wamenyaho nuko mu by'ukuri biraza kutwongera kutugaragariza cyangwa se kutwereka yuko mu by'ukuri FARDC irimo iragenda igerageza kwinjira cyangwa se kugaragara muri imwe mu myanya y'abarwanyi ba FC23. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko babashije mu by'ukuri kuharasa. Ibyo ngibyo ngewe ntabwo ndibuze kubigarukaho cyane, ahubwo ndaza kukubwira yuko systeme za FC23 zamaze kwinjirirwa. Aho ngaho ni kamwe mu duce two muri teritwari ya Masisi kabanje kugaragaramo icyo gikorwa. Ku nshuro ya kabiri ntabwo basubiye teritwari ya Masisi, bagiye no kugerageza mu by'ukuri Nyiragongo. Bagiye no kugerageza Nyiragongo, ubwo na FARDC ngo barebe ko naho birimo gukora. Nyiragongo rero aho bita Muja muri teritwari ya Nyiragongo ku bintu bya M23 niho haturikiye ibi bisasu, ndetse bikaba byumvikanye no mu mujyi wa Goma cyane, aho abenshi banavuga yuko ibi ngibi mu by'ukuri byari binagambire guhitira bamwe mu bayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa M23.
bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe rwose ngo bari bari tageti kuri ibyo bitero. Ntabwo higeze hatangazwa abo ari bo cyangwa se amazina yabo, ariko ngo hari ahantu harashwe, hari ahantu hari abayobozi b'uyu mutwe witwaje intwaro wa 23 ndetse n'abandi barwanyi benshi. Ibitero by'angaro ngo byanahitanye na bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe. Ni muja kamwe mu duce two muri teritwari ya Nyiragongo. FARDC rero yahateye ikoresheje drone mu by'ukuri, ndetse ngo iyi drone ikaba yaje ituruka mu cyerekezo cy'ahitwa Rugari. Ibi nabyo birongera kugaragaza cyangwa se kutwereka ishusho y'uko mu by'ukuri ibikorwa bya FARDC biri kuba byagerageza kureba niba koko AFC-23 yaba igifite ubushobozi bwo kuba yagenzura cyangwa se yakumira mu by'ukuri ikoranabuhanga ry'ikirere. Ni nko kugerageza nyine barebe niba rikiriho, kuko amakuru avuga ko batangije ibikorwa byo kugenda mu by'ukuri barikuraho. Ibi ni ibyago bikomeye cyane muri AFC-23. Abarwanyi mu by'ukuri bakomeje no kuba bakwigaragaza mu mijyi ya Goma kuri ngubu, aho bari hashobora kuba bamenyekana, bikaba byabaviramo ingaruka zikomeye cyane nk'uko byagendekeyeho bita Wiringoma. Wiringoma ngira ngo murabizi ko makuru yamenyekanye ari ahantu bita Rubaya, hamaze kumenyekana ari ahitwa Rubaya. Muzi uko byaje kumugendekera cyangwa se byaje kuba byamubera. Ibi ngibi rero biraza kuba mu by'ukuri bishobora no kuba ku bayobozi bandi hano mu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba AFC-23 bavuze yuko ibi bitero nk'ibi ngibi byagabwe muri utu duce ari ibitero bikomeye cyane. No kuvuga ngo ku Mushaki ho muri teritwari ya Masisi nanone iki gitero, ibitero nk'ibi ngibi byakomeje kugenda bihumvikana kubera ko mu masaha make atageze kuri 3 cyangwa se 4 atambutse, abarwanyi ba AFC-23 bavuze yuko ku isaha y'isa 10:20 z'ikigoroba nyine PM, ari nabwo nanone igisirikare cya leta Kongo cyagerageje ibindi bitero Mushaki bya za drone, ariko kandi nanone abarwanyi ba AFC-23 bakavuze ko ibitero byibasiye ibice bituye cyane n'abaturage, ndetse mu by'ukuri ngo izo bombe zangiza bimwe mu bikorwa by'abaturage ndetse zihitana na bamwe. Gusa ibyo ni byavuzwe na Lawrence Kanyuka. Ibi rero biraza kutwereka iki cyangwa se biraza kudusigira kimwe abantu mwe. Ngiye kuri inshuro ntago wenda mu by'ukuri nza kuvuga ku by'ibitero cyane cyangwa se ku byo kuba hari ibitero byabayeho ingaruka byaba byagize cyangwa se ubushobozi bwabyo, ireme ryabyo cyangwa se uburemere byari bifite. Nge icyo nza kukwibwira cyangwa se nza kugutangariza ahangaha kinakomeye cyane buri umwe wese agomba kuba yatinyamo cyangwa se yatekereza, agatangira kuba yatekereza kabiri, ni ikijyanye mu by'ukuri cyangwa se ni kukuba ibice bya AFC-23 byatangiye kuba byakwinjirirwa. Niko kantu mu by'ukuri navuga ko ari kabi, niko kantu kabi, nicyo kintu mu by'ukuri gikomeye cyane kuri aba barwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23 bagomba kuba mu by'ukuri bagiraho impungenge, bakavuga bati ibintu byaba bigiye kuba byahindura isura cyangwa se byakomera cyane. Ibi bibaye mu gihe no muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Bukavu, amakuru ari guturukayo aravuga yuko naho nanone usibye ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Mushaki, Muja ndetse ho muri teritwari Masisi na Nyiragongo, naho ibice bimwe mu by'ukuri byatangiye kugenda bigabwaho ibitero ahagaragara bene iryo koranabuhanga ry'abarwanyi ba AFC-23. Mwumvishe ibyabaye aho bita Rumbishi ho muri teritwari ya Karehe, mwumvishe uko byabagendekeye abatuye muri utwo duce, ukumva yuko rero kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza amagingo aya ngaya abarwanyi ba AFC-23 bagomba kwitwararika byanze bikunze, by'umwihariko bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe, abarimo Colonel Nanga, abarimo Bertrand Bizimwa, abarimo mu by'ukuri nka General Sultan Emmanuel Makenga. Aba ni abayobozi basabwa kwitwararika ndetse no kwitondera cyane iyi minsi, kubera yuko FARDC n'ibiri kugerageza ibi bitero. Byakunze kugenda bigaragara ko ibi bitero nk'ibi birangira mu by'ukuri bigeragezwa, ariko ugasanga noneho bigeze aho FARDC itangira no kugaba ibitero kuri bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe nyine wa 23 ukomeje intambara ndetse n'imirwano. Ntabwo AFC-23 n'ubundi nk'ibisanzwe yigeze yishimira mu by'ukuri uku kugabwaho ibitero, ariko ikaba yatangarije amahanga ko mu by'ukuri ibitero byagabwe cyangwa se ibitero by'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari bigamije guhitana abaturage gusa. Mu by'ukuri
ngira ngo ukuri ko mwakumvishe ari nayo mpamvu benshi mu by'ukuri bahitamo kuzanga ntabwo ibi byari bitero gusa, abantu babe babimenya cyangwa se mube mwabyumva mwe mudukurikiranye, ntabwo ibi byari bitero gusa biri aho ngaho gutyo byo kuvuga ngo barimo kugaba ibitero, ahubwo FARDC yari ifite ibyo iri gusuzuma, yari ifite ibyo ishaka kumenya ku barwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23. Icyakoza nyine iyo bavuze bati tugiye no kugaba igitero nk'iki ngiki cy'isuzuma, hari n'ibindi bishobora kuba byabamo. Bamwe rero mu bayobozi bagiye bashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye bo mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC, harimo mu by'ukuri nko gutererana urugamba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bakomeje kuburanishwa. Muri abo ngabo rero harimo n'abatawe muri yombi bataraburanishwa, ariko muri abo ngabo harimo barimo kuburanishwa. Ubushinjacyaha bwa FARDC cyangwa se bw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwasabiye igifungo cya burundu Lieutenant General Filimon Yeva. Uyu mugabo rero wongeye kugezwa mu by'ukuri imbere y'urukiko rwa gisirikare aburanishwa ku byaha bigiye bitandukanye. Ubushinjacyaha bukuru bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC bwatangaje ko bwasabiye igifungo cya burundu Lieutenant General Filimon Yeva imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare i Kinshasa. Ibi bikaba byakozwe ku wa 4 tariki 7 Gicurasi 2026 nibwo urukiko rukuru mu by'ukuri rwasabiye nibwo urukiko rukuru ubushinjacyaha bwasabiye igifungo cya burundu uyu mugabo Lieutenant General Filimon Yeva. Yahoze ari umugaba wa zone ya 3 y'ingabo za FARDC, akurikiranyweho ibyaha birimo ubuhemu ndetse no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano zabo cyangwa n'imyitwarire ya gisirikare. Byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane ndetse bikanduza n'ishusho cyangwa se isura y'iki gisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho mu by'ukuri ubushinjacyaha buvuga ko adakwiye kuba yakwihanganirwa. Nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, uyu musirikare mukuru ashinjwa ibikorwa bivugwa ko byabangamiye umutekano w'igihugu ndetse bikica ihame ry'imyitwarire n'imikorere igomba kuranga abasirikare ba FARDC. Mu rubanza ruri kubera imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa, ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibikorwa bya Filimon Yeva bifitanye isano n'ibikorwa bishobora guhungabanya ubusugire bw'igihugu ndetse n'ituze mu gisirikare cya Congo, ari nayo mpamvu bwasabye ko ahanishwa igifungo cya burundu, ndetse n'abandi nyine bikaba bizababera isomo, kubera yuko avuga ko ati ibi ngibi bishobora kuba mu by'ukuri byagira ingaruka zikomeye cyane cyangwa se byateza ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo rero muri kubyumva, gusa reka dukomeze. Mu rubanza ruri kubera imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare Kinshasa, ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibikorwa bya Filimon Yeva bifitanye isano n'ibikorwa bishobora guhungabanya ubusugire bw'igihugu ndetse n'ituze mu gisirikare cya Congo, ari niyo mpamvu bwasabye ko ahanishwa igifungo cya burundu. Kugeza ubu uruhande rw'uregwa ruracyafite umwanya wo kwisobanura no kwiregura imbere y'urukiko, mbere y'uko hafatwa icyemezo cya nyuma kuri urubanza rukurikiranwe cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bivuze ngo uyu mugabo mu by'ukuri bari ku ruhande rwe bashobora kuba batanga nyine ubwiregure, ntabwo ari ukujura kuko nta cyemezo kirafatwa, ntabwo urukiko rurafata umwanzuro ngo mu by'ukuri rugire icyo ruvuga cyangwa se rugire icyo rutangaza, ahubwo haracyategerejwe ko mu by'ukuri urukiko rugira icyo rwasuzuma. Icyo ugomba ko wamenya rero kuri iyi nshuro cyangwa se kuri ibi ngibi ni uko uyu mugabo mu by'ukuri abenshi bakomeje gukurikirana urubanza rwe, baratanga ibisobanuro bitandukanye cyangwa se imyanzuro itandukanye. Filimon Yeva yabaye umwe mu basirikare bakomeye muri FARDC, aho yigeze kuyobora ibikorwa bya gisirikare mu bice bitandukanye by'igihugu byari byugarijwe n'umutekano muke cyane mu burasirazuba bwa Congo. Icyakora ibirego aregwa ubu bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mwuga we wa gisirikare ndetse no ku isura y'ubuyobozi bwa FARDC muri rusange, yewe no kuba mu by'ukuri byamuviramo kuba akazi ke nyine kahagarara mu gihe ibyaha akurikiranywe cyangwa se aregwa byaba bimuhamye. Rero mu by'ukuri bijyanye n'akazi ke urumva ko kaba gahagaze rwose, akazi ke kaba gahagaze. Ariko ngira ngo murumva ko urubanza ruracyakomeje, ubwo tuzakomeza twumva na byinshi mu bizakomeza kugenda bitangazwa rero muri uru rubanza. Na Amerika rero yamaganye ubwicanyi bwakozwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwibasira abasivile mu burasirazuba bw'igihugu, nari nabyo tugiye kuba twasorezaho aya makuru yacu muri uyu mugoroba.
Leta zunze ubumwe za Amerika zamaganye byimazeyo ibikorwa by'urugomo n'ubwicanyi bikorwa n'umutwe witwaje intwaro wa LRDC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, by'umwihariko ibitero byibasiye abasivile n'imiryango y'abakristo mu gace ka Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa kane tariki 7 Gicurasi 2026, Mossad Baruzi, umujyanama wa perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika, yihanganishije imiryango y'abahitanwe n'ibitero byabaye mu ijoro ryo ku wa gatanu rishyira ku wa gatandatu Gicurasi, avuga yuko Leta zunze ubumwe za Amerika zikirimo kugerageza kwamagana ibyo bikorwa ndetse no gukurikirana abari bo bose babigezemo uruhare. Basaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubafasha mu by'ukuri gakurikirana abagize uruhare muri ibyo bitero bikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage, aho mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaragara ko bigenda mu by'ukuri bitwara benshi ubuzima. Aragira ati Leta zunze ubumwe za Amerika zifatanyije n'imiryango y'ababuze abayo muri ibi bitero byagabwe ku basivili b'inzirakarengane. Mossad Baruzi yavuze ko ibi bitero bigaragaza ubukana bw'ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kwibasira uburenganzira bwa Congo, aho abaturage bamaze imyaka myinshi bahanganye n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, yaba y'imbere mu gihugu ndetse n'ituruka hanze yacyo. Uyu muyobozi wa Amerika yibanze cyane ku bikorwa by'urugomo byibasiye imiryango y'abakirisitu, ashimangira ko Amerika ikomeje gushyigikira abaturage bahura n'ihohoterwa ndetse n'itotezwa rikorerwa abaturage b'abasivile muri ako karere. Aragira ati ni Mossad Baruzi, Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kwiyemeza gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu bituranye nayo mu gushakira amahoro n'iterambere akarere k'ibiyaga bigari. Mu gihe Amerika ikomeje gusaba ko umutekano wongerwa mu burasirazuba bwa Kongo, amakuru aturuka mu baturage ndetse no mu nzego z'ibanze agaragaza ko nko muri teritwari ya Beni hakomeje kwiyongera ibitero by'imitwe yitwaje intwaro, aho abaturage benshi bakomeje guhitanwa n'ubwicanyi mu by'ukuri bushinjwa ko bukorwa na ADF. ADF ni umutwe w'inyeshyamba ukomoka muri Uganda, ariko ukaba warashinje kugirana imikoranire n'umutwe wa leta ya Kisilamu Islamic State ukorera muri Afurika yo hagati uzwi nka Islamic State Central Africa Province. Mu myaka ishize uyu mutwe wakunze gushinjwa ubwicanyi ndengakamere, gushimuta abaturage, gutwika imidugudu ndetse no guhungabanya ibikorwa by'abaturage mu bice byinshi byo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Nubwo ingabo za FARDC zifatanyije n'izihugu bimwe byo mu karere bakomeje ibikorwa bya gisirikare byo guhashya iyo mitwe, umutekano uracyari ikibazo gikomeye mu burasirazuba, aho abaturage bakomeje gusaba ubufasha burambye bwo kubacungira umutekano no kugarura amahoro arambye muri ako karere, nk'uko byagarutsweho n'uyu muyobozi wa Leta zunze ubumwe za Amerika, avuga ati birakwiye ko hafatwa ingamba zikomeye, birakwiye ko hafatwa mu by'ukuri hakoreshwa uburyo bwose bushoboka kugira ngo amahoro n'umutekano byongere kuba byagaruka muri ibyo bice, ndetse ibikorwa by'imitwe nk'iyi ngiyi bikomeje kwibasira abaturage cyangwa se bikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage bibe byahagarikwa, kuko birimo biragira ingaruka zikomeye cyane kandi mu by'ukuri ni ibyago n'amakuba bikomeje kuba byaba ku baturage batuye ibice bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bigaragaramo bene ibyo bikorwa. Hanyuma rero mbere ko tugana ku musozo, reka mbanze mbabwire yuko mu by'ukuri basaba gukanda subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa aho ngaho. Ikindi kandi nanone nababwira nuko mu by'ukuri muza kunyarukira ku Rukiko Info mugakanda subscribe. Hanyuma rero nanone ikindi ugomba kubamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa, kanda like ni kuri ako kantu kameze nk'igipfunsi rwose kizamuye urutoki rw'igikumwe kareba hejuru, hanyuma ube wanasharinga ni kuri ako gafresh gatambitse. Ibitekerezo, inyunganizi mugenda muduha cyangwa se mukomeje kugenda mutanga nabyo turabibona, ari nako nsaba mu by'ukuri ko mugakomeza kugenda rwose mutanga n'ibindi bitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi nabyo bikomeze kugenda nyine bitugeraho. Tushima n'abagenda babikora umunsi ku wundi, mutugaragariza nyine ko mudushyigikiye. Hanyuma rero mbabwire cyangwa se mbararikire kuza gukurikirana andi makuru tuza kubagezaho.